Rika ndetse na nyirakuru baba bahagaze mu kajaride ahantu nyine hari ibiti byinshi by'imbuto ziribwa kandi rwose ibiti byakuze. Aha rero baba bari mu gacucu k'ibi biti ari nako bari kuganira, aho nyirakuru aba ari kubwira Rika ati ariko muhungu wanjye, kubera iki udashaka umugore? Urakuze bihagije, ufite amafaranga menshi, ndashaje urabibona, kubera iki utampa umwuzukuru? Tekereza ko sogokuru wawe yahoraga avuga ngo uzakore ubukwe na Michelle. Michelle rero yari umukobwa w'aha mu cyaro nyine w'umuturage uri aho ngaho. Uyu musore rero yahise amubwira ati Michelle, oya rwose ntabwo bishoboka, ntabwo nakora ubukwe n'umuntu tutaziranye. Naho rero nyirakuru ati ariko twe turamuzi, nawe kandi nubwo rwose utamuzi cyane, ari umukobwa wihorera mu bitabo, ucecetse, utavuga cyane, ariko n'umwana mwiza, agira umutima mwiza. Nawe rwose ndabizi ko mumenyeranye wazamukunda. Naho rero uyu musore ati oya rwose ntabwo ibyo byashoboka, gusa nyine buriya Imana niyumvishaga ko nshaka ubwo izamuterura imunshyira imbere. Ibyo yabivugaga bisa nkaho ari gutebya nyine kuri nyirakuru. Naho nyirakuru ati nawe ibyo uri kuvuga urabizi ko bidashoboka, ntabwo Imana yaterura umukobwa ngo imugushyire imbere, ahubwo nyine wowe ugomba kumushaka. Aha rero Rika yahise amubwira ati ariko ejo urabizi ko mfite urugendo kandi ngomba kumara imyaka 4 i Burayi, ubwo rero nimvayo nibwo nzabasha gutekereza kuri ibyo. Naho ubu ngubu rwose ndakeka ko atari igihe cyiza cyo kuba nabitekerezaho. Nk'uko bari bakiri kuvugana, bagiye kumva bumva ikintu nyuma yabo kikubise hasi. Bagihindukira rero basanze ari Michelle wari wikubise hasi ahanutse mu giti cy'umwembe, aho nyine yari yagiyemo agiye kumanura akapusi k'umuturanyi kari kahezemo. Aha Michelle yikubise hasi maze rinete yambaraga zihita zimeneka. Aha rero yahise arekura kano gapusi ati wari unteye ubwoba cyane rwose kubera ukuntu wari waheze mu giti. Aba nabo rero bari bikanze. Uyu mukecuru yahise amubaza ati Michelle, uri muzima nta kibazo na kimwe ugize? Naho rero Michelle ati oya nta kibazo ngize, kano gapusi k'umuturanyi kari kaheze mu giti, rero nashakaga kumufasha kugira ngo njye kukamukuriramo. Aha nyirakuru wa Rika yahise amureba ati si wowe wari uri kuvuga ko ukeneye ko Imana imanura umukobwa mu ijuru maze ikamugutereka imbere? Ati nguyu rero akuguye imbere. Aha ngaha Rika yarumiwe maze ahita avuga ati burya bwose nubwo nikinira, ariko ibi bintu bishobora kuba ari n'ugushaka kw'Imana. Aha rero yahise abwira nyirakuru ati yego ndabyemeye, kandi ngomba gusiga dukoze ubukwe n'uyu mukobwa, tugomba gukora ubukwe nibura tugasezerana byemewe n'amategeko. Nyamara nubwo bari bari kuvuga ibi ngibi, Michelle yari ari kureba uyu musore ariko ntamubone habe na gatoya, kubera ko rinete ze zari zamaze kumeneka. Yaramurebaga maze rwose akabona ibintu by'ibihu gusa. Aha ariko ntabwo yajijinganyije, kubera ko uyu mukecuru yari umuntu mwiza kuri uyu musozi wose. Yahise avuga ati uyu musore niba ari umwuzukuru w'uyu mukecuru, nubwo rwose ntamuzi, ariko nanone ndakeka ko ashobora kuba ari umuntu mwiza. Ikindi kandi umusaza akiriho nawe yahoraga bimbwira ko nzabana n'umwuzukuru we. Aha rero ntiyajijinganyije, nawe rwose yahise abyemera, maze bahita bashaka umuntu wagombaga kubasezeranya, kubera ko Rika yagombaga kubyuka agenda. Mu by'ukuri nubwo bari bari kubasezeranya, ariko Michelle ntabwo yari azi isura y'uyu musore bari gusezerana. Ikindi kandi Michelle nawe yari umukobwa w'agaturage uri aha ngaha nyine mu cyaro, yari umukobwa ubundi ureba ukabona ntabwo asamaje habe na gatoya. Bamaze gusezerana rero, maze uyu musore Rika yakoze mu mufuka akuramo impeta ye yari asanzwe yambara, maze ayihereza uyu mukobwa ati hanyuma rero ntabwo twasezerana gutyo gusa, singira ikimenyetso na kimwe ngusigira, gusa nanone ndabizi ko iyi mpeta atariyo yari ikwiye, ariko nyuma y'imyaka 4 n'ingaruka humura rwose nzakuramo esheke, nzakora ibintu mu buryo bwabyo uko byakabaye bigenda. Aha rero uyu mukobwa yarishimye maze aba bombi basezeranaho, ariko ntabwo rwose Michelle we yari azi ngo uyu musore arasate, kubera ko nyine nta rinete ze yari yambaye. Ibi bintu byose byabaye huti huti. Nyuma rero y'ukwezi uyu musore agiye mu mahanga, Michelle yitabye telefone. Iyi telefone rero nawe yari imubwira inkuru nziza.
dore ko uyu mukobwa yahoraga ashaka amakaminuza yo hanze, yahoraga yapurayinga mu makaminuza atandukanye. Aha rero noneho yari yabonye buruse yagombaga kujya kwiga muri Amerika kandi akazamarayo imyaka 4. Aha rero akitabiye telefone ibyishimo byaramurenze, ni nako kandi yahise ajya gusezera uyu mukecuru maze akamubwira yuko agiye kujya kwiga. Uyu mukecuru nawe yamubwiye ko nta kibazo kuko ashobora kuzagaruka ahahurira nyine n'umugabo we. Michelle rero yaragiye ajya hanze maze akihagera yatangiye kwiga, ariko nanone atangira kwiyitaho, yivuza amaso, arasirimuka nyine aba umukobwa ubona ko rwose asirimutse. Ntabwo ari kumureba ngo umenye ko ari wa Michelle wo muri cya cyaro. Yaragiye arahinduka 100%, ariko nanone ya mpeta Rika yamusigiye kubera ko itigeze imukwira, yari impeta nini birumvikana, yarayifashe maze ayishyira ku gashene yambaraga, ayigira nk'aho ariyo medaye. Yahoraga rero ayambayemo medaye kuko yumvaga ko umunsi umwe nyine umugabo we azagaruka. Rika nawe aho yari ari nta kindi yatekerezaga kuri wa mugore we, cyane cyane ko yumvaga naramuka avuye mu rugendo noneho bazongera bakabisubiramo, bagakora ubukwe bwiza, bagaserebura. Yumvaga nyine ari we mugore we n'ubundi bagomba kuzabana, cyane cyane ko yari yaramuhitiwemo n'ababyeyi yakundaga kandi yubahaga cyane, kandi yari azi neza ko bamwifuriza icyiza. Byatinze rero imyaka 4 yaje gushira, habanje kuza Rika. We nyine yaraje atangira gukora mu mabizinesi ye nk'ibisanzwe. Uyu musore yari umusore w'umukire ufite amafaranga, dore ko nyine yari afite imitungo yari yarasigiwe n'ababyeyi. Aha rero umunsi wo kuza kwa Michelle warageze. Michelle yahamagaye nyirakuru wa Rika maze amubwira ko agiye kuza. Nyirakuru wa Rika rero yamubwiye ko rwose yishimiye kuza kwe, ndetse amubaza niba yarigeze avugana na rimwe kuri telefone na Rika. Naho Michelle yamubwiye ko bataravugana n'umunsi n'umwe. Michelle yari yashyushye, yumvaga yifuza kureba isura y'umugabo we noneho, dore ko yari asigaye areba neza atari ngombwa rinete. Aha kandi uyu mukobwa yari asigaye ari umusirimu mu buryo bugaragara. Yumvaga rero niba hari ikintu akeneye kubona ari isura y'umugabo basezeranye atamubonye. Nyirakuru rero wa Rika yabwiye nyine Michelle ko agiye kubwira Rika maze akaza kumufata ku kibuga cy'indege, ndetse Michelle yamubwiye ko aje yambaye imyenda y'umweru, afite na varize y'umweru, ariko afite n'imisatsi irimo agashokora ukuntu. Ibi rero nyirakuru wa Rika yabibwiye Rika ati ugomba kujya ku kibuga cy'indege gufata umugore wawe. Rika nawe yari yashyushye, yari yishimye, yatekerezaga ko agiye kongera kubona umugore we nyuma y'imyaka myinshi. Aha ngaha rero nyirakuru yari kumubwira ati kandi ujye uba romantike wa muhungu we, nizere kuri bwibuka indabyo. Rika ati ntabwo nazibagirwa rwose, ntabwo ndi buzibagirwe. Yahise agendera yashaka indabyo, afata imodoka maze yerekeza ku kibuga cy'indege. Yari ari kugenda yitunganya yigira neza, ariko anihumuriza izi ndabyo ngo yumve ko zihumura neza. Hanyuma rero ageze aho yagombaga kuza gufatira uyu mukobwa, yahise abona Michelle ari kure ari guhoberana n'undi muntu, nyamara ni mubyara wa Michelle wari waje nawe kumwakira. Yamuhereje indabyo rero barahoberana. Naho rero Rika akigera hano yabonye aba bari guhoberana, bamuhaye indabyo, maze areba nyine ya varize bamubwiye uko yambaye ndetse n'imisatsi. Yahise avuga ati burya bwose umugore wanjye yifitiye undi mukunzi hano. Yahise arakara maze ahita afata za ndabyo zikubita hasi, ubundi ahita asubira mu modoka. Yasabye umushoferi ko yamujyana kuri biro kuko yumvaga rwose bimubabaje kuba yarategereje iyi myaka yose, nyamara uwo yategereje we akaba yari yifitiye undi muntu bakundana. Naho rero mubyara wa Michelle we yahise amubwira ati nari ngukumbuye mubyara wanjye, hari hashize igihe kinini cyane, jya mu modoka rero tugende. Naho Michelle ati oya, bambwiye yuko umugabo wanjye ari buze kumfata, ubwo rero ndakeka ko ngomba kumurindira. Mubyara we yahise amubwira ati ariko ndabona nta muntu n'umwe uri hano waba waje kugufata, ni njye njyenyine mpari, ahari yagize impamvu zatumye ataza, ubwo rero ngomba kugutwara. Michelle yahise yibuka yuko yari afite nyine interview y'akazi ahantu yari yaradepoje online, yagombaga kuzabona akazi. Aha rero Michelle yarebye ku isaha areba na message bamwoherereje, maze abona amasaha rwose agiye kumufata. Yahise abwira mubyara we ati
wanjyana se ukangeza kuri iyi kampani? Ubwo yari ari kumwereka nyine adresse muri telefone ye, naho mubyara we ati nta kibazo rwose ndahakugeza. Aha rero bahise bigendera, ariko nanone Michel agenda ababaye ati ukuntu rwose nari natangiye gutekereza ko ahari ibintu byaba bigiye guhinduka, ariko se umugabo wanjye abure n'umwanya wo kuza kunyakira koko, kandi atari ibintu byari bigoye. Michel rero yageze muri iyi kampani yari agiye gusabamo akazi, maze baramwakira. Bahise bamubwira bati ko watinze, uzi ko wakererewe iminota 15 yose, ugize amahirwe ko utasanze bosi, kubera ko ntabwo ajya yihanganira umuntu ukerererwa. Gusa ubu tuvugana yagiye ku kibuga cy'indege kwakira umugore we wari umaze imyaka 4 adahari. Ubwo rero ni amahirwe ugize, ariko ugomba kuzajya witonda. Bakivuga ibi rero Michel yagiye kubona abona umusore arinjiye, umusore w'ibogari, abandi basore benshi bari bamugaragiye, umusore uri serious cyane, ugenda rwose atera intambwe ukabona ko ari kuyihamya. Aho yanyuraga hose bagendaga bava mu nzira bigirayo agatambuka, nta muntu n'umwe yari ari kuvugisha. Aba bombi rero bakubitanye amaso maze bararebana. Naho rero Michel yahise avuga ati uyu muntu ariko ko ndeba wagira ngo hari ahantu muzi, ndi kubona wagira ngo si ubwa mbere mubonye. Ariko mu by'ukuri nta nyine yakomeje kubitekerezaho, yumva ntabwo rwose ari gutekereza ahantu yaba amuzi, cyane cyane ko umunsi bakora ubukwe atari yigeze amubona. Ni nako kandi byagendekeye na Luka, kuko yitegereje uyu mukobwa maze abona wagira ngo asanzwe amuzi, ariko Michel yari yarahindutse mu buryo bugaragara bwose, ku buryo utari kumenya ko ari wa Michel wa kera. Yari yarabaye umukobwa w'umusirimu ufite imisatsi itandukanye n'uko yari ameze, ugenda bitandukanye n'uko yagendaga, mbese yari yarahindutse wese. Aha rero Michel yamukurikije amaso ari kumureba, maze umusore wari uri hano wakoraga muri iyi kampani yahise amubwira ati mba rero nkugire inama ya kigabo, uzirinde rwose utazagwa mu mutego wo gukunda bosi, kubera ko bosi ntabwo akunda abakobwa bamwikundishwaho. Ikindi kandi ari serious cyane ku buryo ushobora gukora ikosa ritoya agahita aguhamagarira polisi. Uramenye uzakora akazi uzirinde kujya kumwiyereka, kwigaragaza. Naho rero Michel ati humura rwose, hano mpazanywe n'akazi, ibyo bindi nta birimo. Michel rero ahise atangira gutekereza ati ntureba abandi bagabo, wavuye kureba umukunzi we, naho njyewe umugabo wanjye nta nubwo yagize amatsiko yo kuza kunyakira nyuma y'imyaka 4 yose tutabonana. Icyo atarazi ni uko Luka ari nawe wari uvuye kumwakira, ariko mu by'ukuri bisa nkaho yamubuze, kuko yari yamufuhiye akeka yuko uwo bari kumwe ashobora kuba ari umukunzi we, nyamara yari mubyara we wari uje kumwakira. Mu kanya gato rero akazi katangiye. Bosi yasohotse muri biro ye afite ikoti mu ntoki, yaje rero kubabwira ati mfite inama mu minota 15 gusa, none dore ikoti ryanjye ryagiyeho ikizinga, ni ikimarikeri cy'umutuku cyari cyanditse kuri iri koti. Aha rero yari ari kuvuga ati mfite inama yihutirwa, hanyuma rero nyine uyu muntu wankuriraho iyi tashe mu minota itarenze 10, umuntu uri bubashe kubikora arahita aba asista wanjye. Aha rero wari umwanya urwanirwa, kubera ko niho umuntu yakuraga nyine amakontakite, niho kandi umuntu yamenyaniraga n'izindi kampani zikomeye ndetse n'abandi bakire nyine. Ahangaha wari umwanya urwanirwa na buri wese, ku buryo abari bicaye aha bose batangiye kwishyira mu myanya, ariko nanone bakareba iki kizinga bakabona ntabwo bishoboka ko cyava kuri costume mu minota 10. Ikindi kandi yari costume ihenze cyane, ku buryo kwiyemeza kujya kurwana nayo ukuraho ikizinga byari ukuba wihaze, kuko washoboraga kuyangiza maze ugasanga barayikwishyuje, kandi amafaranga uhembwa niyo wazahembwa umwaka wose utazaba uyiguze. Aha rero Michel yitegereje kino kizinga maze ahita amubwira ati nagerageza, dore ko abandi bose bari kuvuga ati iminota 10 ni mike cyane. Akivuga ati nagerageza, sekreteri wa boss yahise amubwira ati ariko wa mukobwa wundi ibintu kina nabyo urabizi, uzi yuko iriya costume igura $100,000 by'amadolari.
ayo mafaranga nturayatunga na rimwe, keretse cyakoze ushatse nk'ikigabo cy'igisaza gifite amafaranga nibwo bwonyine wabasha kuyatunga. Gute ushaka gukina n'iriya kositime bayikwishyuje wayishyura iki? Naho rero Michelle ati njyewe ariko ndacyakeneye rwose kugerageza. Rika rero utari ufite amahitamo habe n'amatoya yaramubwiye ati nta kibazo warifata maze ukagerageza. Michelle rero yahise akora mu ibaga ye maze akuramo verini y'umutuku isa neza neza na cya kimarikeri cyanditse kuri rya koti. Yatangiye gushushanya, bose bari bari kumwitegereza. Michelle rero yafashe ya marikeri yari yanditse kuri rino koti maze ayiheraho ashushanyaho agashushanyo keza cyane kameze nk'akanyoni ukuntu. Yahise yikuramo iherena maze arijomba ahantu nyine yari akoze nk'ijisho rya kano kanyoni. Abisoje rero wa mukobwa w'umusekreteri wari ncyanutse kubi wumvaga rwose ari nawe nyine ugomba gukora ibintu byiza hano gusa, yahise atangira kubwira Michelle atari ko urabona ibintu ukoze, uzi abakiriya bosi wacu yaba agiye guhura nabo ni abakiriya biyubashye, uzi ahantu yaba agiye se? Naho rero Luka we yahise areba nyine kuri cya gishushanyo, yahise yambara rino koti. Akimara kwambara abona karagaragara neza cyane, ndetse rwose ntiwanamenya yuko kataguranywe n'iri koti. Aha rero yahise ababwira ati nimuceceke, ngewe ahubwo ndabikunze cyane kuko ndabona rihise rinaba ryiza kurusha uko ryari risanzwe. Hanyuma rero wowe harya witwa ndi? Uyu nawe ati nitwa Michelle. Boss yahise amubwira ati guhera kano kanya uri asista wanjye, ahubwo itegure tujyane mu nama kuko ntabwo nagenda gusize. Abandi bakozi ba hano rero bahise barakara ukuntu nyine uyu mukobwa mushyashya abashije gutera intambwe mbere yabo, gusa nta kintu na kimwe bari kubikoraho kuko nyine byari byarangiye. Nyuma rero y'iminsi mikeya Michelle akora hano ataramenya rwose ko bakorana hano ari nawe mugabo we, nta gitekerezo namba afite, ari nako kandi Rika nawe atazi ngo uyu nguyu bakorana hano ni umugore we. Umunsi umwe rero Rika yari yicaye muri biro maze atangira gutekereza ku mugore we. Yahise atangira kuvuga atari ku wundi kubera iki ntamuha amahirwe yo kwisobanura, maze nibura akambwira nyine impamvu yakoze biriya byose. Ibyo ari byo byose uriya yari umugore mwiza kuri njyewe kubera ko namuhawe n'ababyeyi nizera. Aha rero yatangiye kumwandikira mesaje, ariko agitangira kwandika telefone ye yahise izima. Yatangiye gutekereza atari ko nubwo telefone yanjye izimye reka nze nyishyiremo akariro, ahubwo si ngombwa kumwandikira, icyiza nuko namutungura. Yashyizemo akariro rero ahita ahamagara nyirakuru maze amubaza aho nyine uyu mukobwa yaba atuye, kubera ko nyirakuru ntabwo rwose yari kubyoberwa, yari inshuti ya Michelle cyane. Nyirakuru rero yamuhaye adresse y'aho Michelle atuye, maze uyu musore yiyemeza kujya kumureba. Gusa nyine ntabwo yajyaga atekereza ko wa Michelle bakorana ashobora kuba ari nawe mugore we. Aha rero yatangiye kubaza umusore bakoranaga, maze aramubaza ati hanyuma ni iki kintu ushobora gushyira umuntu mudaherukanye? Ni iyihe mpano waha umukobwa mumaze igihe kinini mutabonana? Uyu musore yahise amubwira ati urumva koko icyo gitekerezo naba ngifite, icyiza ahubwo wabaza assistante wawe ari we Michelle. Uyu Rika rero yahise amubwira ati mumpamagarire. Bahamagaye Michelle maze Rika amusaba igitekerezo. Michelle yahise amubaza ati none se usanzwe umuha impano? Rika ati oya, ni ubwa mbere naba ngiye kuyimuha, ariko nanone ndumva nifuza kumuha ikintu cyiza kandi cyamushimisha kuko umugore wanjye akwiye ibyiza. Michelle yahise amubwira ati ushobora kumuha amabiju, ariko nanone ntiwibagirwe indabyo kuko abakobwa bose nibyo bakunda amabiju meza, ariko nanone bakunda indabyo. Ibyo bintu bibiri rero bijyanye bishobora kuba ari ibintu rwose byamushimisha. Rika rero yashimiye Michelle ati urakoze cyane, ndabikora nk'uko rwose ubimbwiye kubera ko ndumva nshaka kumutungura maze nkajya kumureba. Ku mugoroba rero akazi karangiye Michelle yaratashye nkaho nta cyabaye, naho nyine Luka we yagiye gushaka bya bintu yagombaga kuza gutangamo impano. Yaragiye kandi ahindura imyenda maze yambara neza arihumuza, mbese yari yashyushye.
Yaragiye rero yerekeza ku nzu nyine bari bamurangiye, nyamara Michel we yageze mu rugo asanga wa mubyara we ari kumwe na sheri we. Aha rero Michel yahise yisohokera maze ababwira yuko agiye nyine kugura utuntu kuri supermarket, ariko mu by'ukuri yagira ngo abahe umwanya maze babe biganirira. Yarasohotse rero ari kwigendera n'amaguru, ariko ari kujya mu cyerekezo gitandukanye n'icyo nyine Luka yari ari kuvamo. Luka we yarahageze maze arebye nyine ha hantu bari bamurangiye, yaragiye arakomanga kuko yabonaga ko ariyo aderese ya nyayo. Hasohotsemo rero umusore wa wundi nyine mubyara wa Michel, yahise amubaza ati Michel, amubwira n'irindi zina rye rya famiye, aba hano? Naho uyu musore ati yego arahaba. Luka ati none se murabana? Uyu musore ati cyane rwose turabana. Luka yahise yivumbura ati burya bwose wa musore waje kumwakira ku kibuga cy'indege ni nawe babana? Aha yahise arakara cyane maze ahita yivumbura nyine. Uyu musore rero we yahise yisubirira mu nzu atamenya ibyabaye, kuko yabonaga uyu musore nyine wari uje kureba Michel arakaye cyane ariko atazi ikimurakaje. Ahangaha uyu musore yahise agenda, ndavuga nyine Luka, maze ajugunya za ndabyo yarazaniye umugore we, kuko yaramenye neza noneho ko amuca inyuma bya nyabyo, ndetse rwose yaramenye neza ko umukunzi we babana. Michel rero agarutse yahise abona umuntu wataye indabyo nziza rwose imbere y'iwabo, yahise azitoragura maze yinjira mu nzu. Naho rero wa mubyara we akimukubita amaso yahise amubwira ati hano havuye umugabo warakaye kandi yavugaga yuko agushaka. Michel yahise akubita agatima ati none yaba ari umugabo wanjye waruje kundeba? Ati none se yaba yari yashatse kuntungura, ariyo mpamvu amaze igihe mwandikira ntasubize message zanjye? Akiri kwibaza ibingibi rero yumvise akamesaje kuri telefone ye, yararebye maze ahita asanga umugabo we ari kumusaba ko badivorusa. Luka yaravuye hano yarakaye cyane, ndetse rwose atifuza kongera kumva amakuru y'uyu mukobwa, kuko yari amaze kubona ko uyu mukobwa atari umuntu mwiza kuri we. Yasomye iyi mesaje maze babona arijimye mu maso. Umubyara wese amubaza ati bigenze bite se kandi? Naho rero Michel ati tekereza ko umugabo wanjye ansabye divorce. Aha rero Michel yumvise agize agahinda maze atangira kubwira mubyara we ati ndakubwiza ukuri, noneho niyo yazaza akamfukamira ntabwo rwose nzasubirana nawe, kubera ko ikigaragara cyo nuko uyu muhungu atari serious habe na gatoya. Yarasohotse hanze rero, hari hamaze no kuba mu masaha y'ijoro, agiye nyine gufata akayaga. Yumvaga rwose akeneye kuva mu rugo, yumvaga adakeneye kwicara ngo akomeze yicaye ahangaha. Yakomeje kugenda rero nawe bisa nkaho rwose atazi aho ajya, nyamara icyo atarazi ni uko Luka nawe kubera ukuntu yumvaga yatengushwe, nawe yaragiye yicara mu kabari kari hafi aho maze atangira kwinywera inzoga. Aha rero yamaze gusinda avuye muri kano kabari agenda adandabirana, Michel yagiye kubona abona Luka ari kugenda ajya iburyo n'ibumoso. Yahise yiruka maze baramufashe ati byakugendekeye bite? Naho rero Luka ati ndeka Michel, gusa ikibabaje nuko witiranwa n'uriya mugore wanjye w'inkozi y'ibibi. Aha ariko ntabwo nyine yabitinzeho, bose nta n'umwe wabitinzeho, ahubwo nyine Michel yahise amubaza ati nagufasha iki? Urara ku yihe hoteli kugira ngo mbe nakujyana? Aha rero Luka yahise amubwira aho arara, maze Michel aramufasha aramujyana amugeza mu cyumba. Akimara kumugeza mu cyumba ari kumuryamisha mu cyumba cy'iyi hoteli, yagiye kumva yumva umuntu ari gukomanga ku muryango. Michel umutima wamuvuyemo ati none yaba ari umugore we? Yarabajije rero ati ninde? Agize Imana yumva ni abantu nyine bari baje kubabaza niba nta kintu bakeneye. Aha Michel yahise yiruhutsa, yahise avuga ati Imana ishimwe ko atari umugore we, ahubwo reka mpite mve hano hatagira n'umuntu uhansanga, bishobora kumbana ibibazo kandi nyamara nari mbikoze nk'uri gufasha umuntu. Aha rero yahise yorosa Luka neza maze ahita asohoka arigendera. Bwarakeye mu gitondo Luka akangutse, yakangutse asanga nyirakuru yamuhamagaye inshuro nyinshi cyane.
aha rero yahise amubwira ati mbwira bimeze bite ko Michelle yambwiye yuko ushaka ko mutandukana. Naho Rika ati yego rwose nibyo ndabishaka ko dutandukana kubera ko sinshaka kuzamera nka papa wanjye ngo mbane n'umukobwa unca inyuma. Sinshaka ko abana banjye bazakura nk'uko nanjye nakuze. Ibi bintu rwose ntabwo mbikeneye. Nyirakuru ati ni ukuri ndakubwiza ukuri ko wibeshye. Michelle nzi ibyo bintu ntiyabikora. Ni umwana mwiza kandi aritonda cyane. Rika ati nanjye niko nabitekerezaga. Natekerezaga ko ari umukobwa mwiza kandi witonda. Ariko nabyemeye igihe nabyiboneye n'amaso. Noneho tekereza ko afite umukunzi banabana mu nzu. Ntabwo rwose byashoboka. Ndakwinginze ibi bintu bireke. Ntabwo rwose nshobora kubyemera. Sinshobora kumushaka. Aha yakubye telefone atanamaze kuvugana na nyirakuru kubera ukuntu yari arakaye. Undi munsi rero bari bafite ibirori bagombaga kujyamo. Rika rero yabwiye Michelle ko baza guhurira muri ibyo birori ndetse amubwira n'isaha bagomba guhurirayo. Aha rero Michelle yagiye mbere ho gatoya. Akigera ku muryango banze ko yinjira, bamubwira ko nta invitation afite. Yababwiye ko boss we ari muri ibi birori kandi amutegereje. Aha rero bamubwiye ko nta boss we uri hano. Mu kanya gato yagiye kubonabona wa musekreteri wamwangaga araje. Uyu musekreteri yahise amubwira ati iki ni ikigeragezo kubera yuko nutabasha kwinjira boss wawe murabonana. Ubundi umu assistante wa nyawe aba agomba kubaza ukuntu agomba nyine kwitwara igihe ibintu bikomeye, kandi ntabwo ugomba gutsindwa. Ugomba kubonera igisubizo buri kintu cyose. Hanyuma rero ndaza kureba ukuri buze kwinjira kubera ko nta invitation ufite. Ngewe reka niyinjirire. Yahise abwira umuntu wari uhagaze ku muryango ati uriya nta invitation afite, ukora uko ushoboye kose ntaze kwinjira. Bamuhejeje rero inyuma y'umuryango, ariko mu kanya gato yagiye kubonabona Rika aratungutse. Aha kandi bari batangiye kumubwira bati va hano kubera ko ntabwo uri buze kwinjira. Rika rero yaraje maze ahita amubwira ati sinakubujije kuzajya ugera ahantu mbere y'igihe cyangwa nyuma y'igihe. Mbere y'igihe si igihe kandi na nyuma y'igihe si igihe. Ugomba kuhagerera igihe. Iyo uza kuba wahagereye igihe cya nyacyo ntabwo uba wahuye n'ibi bibazo. Yahise rero amuhereza akaboko maze ahita amubwira ati ngwino twinjire. Yabwiye rero abari bari hano ku muryango ati n'ikindi gihe muzajye mumenya abantu mugomba gusubiza inyuma nabo mutagomba gusubiza inyuma. Bakinjira rero wa musekreteri wari wishimye ko yamuhejeje inyuma y'urugi yabonye noneho Rika yinjiye afatanye mu kaboko na Michelle. Ibi byaramubabaje atari ku bundi uriya mukobwa agira amahirwe angana gute. Ibi bintu nta na rimwe Rika yigeze abikorera umukozi n'umwe. Ni gute uyu mukobwa ari we baba binjiranye ndetse bakinjirana bafatanye ku maboko? Ibi byaramubabaje cyane. Bari muri ibi birori rero Rika ndetse na Michelle bari bari kwiganirira banaseka, ubona abantu bose babitayeho. Nyamara aha hari umukobwa. Uyu mukobwa rero yakuranye na Rika ndetse yari azi yuko ari buzaba umugore we. Ahangaha yari yatangiye kurakara. Mu kanya gato abantu bari bari hano baje gutwara Rika kugira ngo bajye kuvuganira ku ruhande. Michelle rero yasigaye ahagaze wenyine. Wa mukobwa yahise abona icyuho maze ahita aza asanga Michelle. Yahise amubwira ati abantu bose barabizi ko Rika ari uwanjye, hanyuma wowe uramushakaho iki? Michelle ati ariko niba mbizi neza umugore we yitwa Michelle, ubwo rero umugore we ntabwo ari wowe. Naho uyu mukobwa ati uwo nguwo ni umukobwa bamenyanye bitunguranye, naho njyewe twarakuranye, agomba kuzaba umugabo wanjye. Uyu mukobwa rero yakomeje kubwira Michelle atari kurankinisha, njyewe uzi uwo ndi we. Naho Michelle ati icyo nzi cyo ni uko hari filime uri hafi gusohora vuba. Urifuza se ko abanyamakuru bazamenya ibi bintu uri gukorera hano? Ati kubera ko niba warebye neza hariya hari kamera. Yari ari kumwereka rero kamera yabafashe amashusho. Aho uyu mukobwa akimara kuyibona yahise amubwira ati none se uri kuntera ubwoba? Yari agiye kumukubita urushyi rwiza maze Rika bamuturutse inyuma ahita amufata akaboko aturamenye n'ikindi gihe utazatinyuka gukora bino bintu. Aha rero uyu mukobwa yahise abaza Rika ati ni gute waba uri ku ruhande rw'uyu mukobwa? Ni gute waba uri kumuvugira? Naho rero Rika yahise amubwira ati ahubwo ujye witwararika kubera ko uyu nguyu ibyo yaba yakoze
biba biri mu nshingano ze kandi aba agomba kubikora. Naho rero uyu mukobwa yahise yivumbura ngo kubera ko Rika ari kuvugira Michelle aba aragiye. Rika yahise abaza Michelle ati umeze neza nta kibazo? Michelle ati yego meze neza, ariko yari amaze kumenaho wayini, reka njye kwitunganya. Michelle yaragiye ajya mu bwiherero ari kwihanagura rero ku ikanzu, yari ari gutekereza ati ariko kubera iki bosi wanjye mba mbona bisa nkaho rwose anyitayeho cyane, aba ari kundinda, uba ubona adashaka ikintu kimpungabanya. Yatangiye kumutekerezaho, maze mu mwanya muto ahita atangira kuvuga ati ariko sinkwiye gutekereza ibi ngibi, kuko nubwo bwose ngiye kudivorusa ariko ntabwo ndadivorusa, ndacyari mariye mu mategeko. Aha rero ngomba kwitondera buri kintu cyose ngomba gukora. Bagiye gutaha rero bageze nyine imbere y'igipangu, maze Rika ahita abwira uyu mukobwa ati ngwino ngutware maze ngutahane. Naho ku ruhande hari wa mushuti wa Rika uri kubwira nawe uyu mukobwa ati ngwino ngutware, ngwino nkugeze mu rugo. Naho Rika yahise amubwira ati uramenye ntiwemere kujyana nawe kubera ko akunda abakobwa cyane. Michelle yahise amubwira ati ntabwo nabyemera kubera ko n'ubundi ngewe ndi mariye, mfite umugabo. Ubwo nyine yari ari kubimubwira, ari nako yikora mu ijosi kugira ngo ashake ya mpeta, ariko ahita asanga ntabwo akiyifite. Yahise atangira gutekereza ahantu yaba yataye ka gashene kariho kandi n'iyi mpeta. Rika yahise amubaza ati none se hari ikintu waba wataye ko mbona wagira ngo hari icyo wataye? Michelle yabitekerejeho neza ati oya, nta kintu na kimwe nataye. Mu mutima we yari ari kwibwira ati n'ubundi umuntu tugiye gutandukana, simpamya ko ari ingenzi kuba nakomeza gutunga iriya mpeta yampaye. Kuba yatakaye ahubwo ni ikimenyetso cyiza ko n'ubundi atari uwanjye, ni ikimenyetso cyiza kandi ko ngomba kumurekura maze akagenda. Nyamara ka gashene ndetse kariho na ya mpeta yari yabitaye muri sare, hahandi nyine yari ari gutonganira n'aba bakobwa. Rika rero yahise amubaza ati none se niba numvise neza wambwiye ngo ufite umugabo? Naho rero Michelle ati yego ndamufite, ariko n'uwo ku izina gusa, kuko twakoze ubukwe hashize imyaka 4, ariko none ubu arashaka ko dutandukana. Ubwo rero nubwo rwose mu mategeko nkitwa ko mfite umugabo, ariko nanone bisa nkaho ntawe mfite. Rika rero yahise atekereza ati uyu mukobwa ameze nkanjye neza neza, kubera iki uyu mukobwa duhuje ibibazo? Michelle yari agiye kuva mu modoka, Rika yahise amubwira ati buretse gatoya. Yahise rero azana agakarito kari karimo impano, maze ahita amubwira ati ngufitiye impano hano. Naho rero Michelle yahise amubaza ati none se niba mbyibuka neza iyi mpano simwe wari gushyira umugore wawe? Naho rero Rika yahise amubwira ati yego nagombaga kuyimushyira, ariko naje gusanga atayikeneye, niyo mpamvu mpisemo kuyikwihera. Mu mutima rero Michelle yahise atekereza ati reka gifate mbe nyibitse. Ubu nyine barashwanye bya bindi by'amakupure, ariko nibongera gusubirana nzongera nyimuhe maze ayihe umukunzi we. Icyiza nuko naba nyifashe maze nkaba nyimubikiye. We yafashe iyi mpano atumva ko agiye kuyitwara, ahubwo yayifashe yumva ko agiye kuyibikira uwigenewe. Bwarakeye mu gitondo rero, maze Michelle ajya ku kazi nk'ibisanzwe. Gusa yagezeyo asanga ibintu ntabwo ari byiza habe na gato, dore ko amafoto yari ari gusirikira yaraye ari guhoberana na Rika. Aha rero byasaga nk'aho aba bombi bari couple, kandi byari bizwi yuko Rika afite umugore. Birumvikana rero yinjiye abantu bari kumuryanira inzara, ubona rwose ibintu byakomeye. Wa musekreteri wamwangaga akimukubita amaso yahise amubwira ati noneho ubonye ikintu kiri bugusohore muri iyi kampani, kubera yuko ntabwo rwose boss yakwihanganira kumusebya bigeze aha ngaha. Wowe wigize umukobwa utwara abagabo b'abandi gusa, urabizi ko boss afite umugore, ariko ndebera ibintu buri kumwikoraho, noneho warangiza ukanafata aya mafoto maze ukayashyira hanze. Michelle ati nukuri ntabwo rwose ari njye nayafashe. Uyu mukobwa ati urabona ukuntu wangije izina rya kampani yacu n'irya boss wacu? Ndabizi boss ntabwo ari buze kukwihanganira, ikindi kandi nahoraga nifuza kuzakubona bakwirukana mu buryo bubi bushoboka, kubera ko wantwariye uyu mwanya wo kuba assistante wari uwanjye rwose,
ariko nyine kubera ukuntu waje warigize bamenya, waraje untwarira umwanya, aha rero uraza kubyishyura uko byagenda kose. Aha kandi bari bari kumubwira bati tukabibona, impamvu wabonye umwanya mwiza muri iyi kampani ukiri mushyashya ni ukubera ukuntu nyine uzi kuza wishinza ku bayobozi ndetse rwose ubasaba ko mwaryamana, nta kindi kintu na kimwe cyatumye ubona uyu mwanya. Naho rero uyu mukobwa Michelle yari ari gutekereza ukuntu kera akiga muri secondaire yigeze kugira amanota menshi, maze n'ubundi abanyeshuri bakaza kumutondaho uruziga bamubwira yuko impamvu yagize aya manota ari uko nyine aba yaryamanye n'abarimu babigisha. Ahangaha yarabyibutse maze agahinda kongera kumwica, ati kubera iki buri gihe iyo ngize ikintu ngeraho banshinja kuba ntakibonye mu nzira nziza. Ibi bintu byaramubabaje mu buryo bugaragara. Rika rero yarinjiye maze asanga hano ibintu nyine byadogereye, yahise abaza icyabaye maze bamwereka aya mafoto ndetse bamubwira ko rwose uyu mukobwa akwiriye kwirukanwa kubera yuko ari kwanduza izina rye ndetse n'izina rya kampani. Aha rero Rika wavugaga amagambo make cyane yahise abwira uyu mukobwa Michelle ati ufite amasaha 2 yo kuba wamaze gukosora ibyabaye ndetse wamenye naho ibi byose byaturutse. Michelle rero ntabwo yaraza hari buhere kugira ngo aze kwereka nyine umuyobozi we ko ibyo bari kumushinja atari we wabikoze. Ahangaha yagiye kubonabona umusore w'umuayiti wo muri iyi kampani aje kumureba maze amubwira ko agiye kumufasha bakamenya aho aya mafoto yaturutse. Batangiye gushakisha maze baza gusanga aya mafoto yose yaturutse kuri email ya wa mu sekreteri wangaga cyane Michelle. Aha rero Michelle yahise afata igipapuro bari bemprimye maze aragenda agikubita imbere y'uyu mukobwa, yahise amubwira ati nta soni urifata ugasebya boss ndetse n'iyi kampani yose, aya mafoto ni wowe wayafashe kandi wayafashe kuri wa mugoroba w'ikirori. Aha rero ndahamya ntashidikanya ko ahubwo ari wowe ukwiriye kwirukanwa. Uyu musekreteri rero kubwira Michelle ati wowe se uri nkande wo kunyirukana muri iyi kampani? Naho Michelle ati ndabizi yuko boss ibi bintu atabyihanganira. Bakivuga ibyo ngibyo kandi nibyo rwose. Rika yahise atunguka maze ahita abwira Michelle ati ibintu uri kuvuga ni ibyanyabyo rwose, akwiriye kwirukanwa kuko twebwe ntabwo tujya twihanganira abantu bameze gutyo, abantu babeshyira abandi, abantu bashyira abandi mu bibazo ndetse rwose n'abantu banduza izina ryacu n'izina rya kampani yacu. Uyu mukobwa rero bahise bamwirukana ako kanya. Naho Michelle ibi byose birangiye yahise ajya kureba wa muayiti kugira ngo amushimire ko yamufashije. Naho rero uyu muayiti yahise amubwira ati hoya winshimira ahubwo ushimire boss kuko niwe wambwiye ngo ngufashe muri byose kugira ngo nyine uze kubona ibimenyetso. Michelle byaramutunguye ukuntu boss yamubwiye ngo ashake ibimenyetso maze agahita amushakira n'uza kumufasha. Aha yahise atangira gutekereza ati ariko boss ni umuntu mwiza kandi rwose aba yanyitayeho cyane. Ku rundi ruhande rero ni nako kandi igikorwa cyo gutandukana cyari gikomeje. Ahangaha Rika yandikiye message Michelle ati ndifuza ko twahura maze tukaganira ku byerekeranye no gutandukana kwacu kubera ko hari ibyo tugomba kumvikana. Aha rero Michelle yamubwiye ko nta kibazo maze kandi bumvikana ahantu bagomba kuzahurira. Ni nako kandi Rika yavuye hano nyine muri biro ye maze agahita ajya kureba Michelle muri biro aho yari yicaye. Yahise amubwira atakira afata iyi karite maze ugenda ugura imyenda myiza kandi yiyubashye. Naho rero Michelle ati ariko mfite imyenda myinshi ihagije. Rika ati hoya ibi ngibi ufate ko ubihawe na kampani, ugomba kugura imyenda ijyanye nyine n'iyi post ukoraho. Michelle yahise avuga ati ariko rwose nta cyiza nko kugira umukoresha nk'uyu nguyu, umukoresha wanjye anyitaho mu buryo bwose bushoboka. Ku rundi ruhande ariko cya gihe Michelle yataga ya shenete yari iriho na ya mpeta, uwayitoye nta wundi yari wa musekreteri wamwangaga cyane. Yarayitoye rero maze arayigumana kandi yari yanabibonye yuko Michelle ari we bayitaye. Hanyuma rero umunsi umwe yari ari kugenda yiruka kuri boss we nyine amusaba ko yamubabarira maze akongera akamusubiza mu kazi. Hano rero Rika yararakaye maze aramusunika, amusunitse
ya shene uyu mukobwa yari yambaye yaramucitse maze igwa hasi. Rika yarayirebye maze arayitegereza, yarayitoye nyine ayifata mu ntoki areba neza kuri ya mpeta maze asanga yanditsemo amagambo n'ubundi yari yanditsemo. Yarayitoye maze arayitegereza, yasanze rero amagambo yanditsemo ariyo yari yanditse muri ya mpeta yahaye Michel. Ahise amubwira ati kubera iki ufite impeta nahaye umugore wanjye? Uyu rero akibyumva yahise atangira gutekereza ati ntibishoboka, none se umugore wa bosi yaba ari Michel? Ahubwo se aba bantu ko mbona bameze nk'aho bataziranye. Aha rero yahise abibyaza umusaruro maze atangira kubwira bosi ati iyi mpeta ni umukunzi wanjye wayimpaye kera, ubwo rero tumaze igihe kinini cyane tutabonana. Naho rero bosi ati oya wimbeshya. Uyu mukobwa ati yego nibyo, kubera ko kera nitwaga nyine Michel, hanyuma rero umugabo wanjye tumaze gutandukana, tumaze igihe kinini cyane tutabonana, nahisemo guhindura izina. Ahangaha rwose yaramwemeje maze bosi ahita amubwira ati none se niyo mpamvu wahisemo no kuzajya unca inyuma? Dore ko inshuro zose yabonaga nyine Michel ari kumwe na wa musore umubyara we, buri gihe yababoneraga kure ku buryo atabashaga kumenya ngo isura ye ni iyihe. Aha rero uyu mukobwa nyine yahise amubwira ati byose byatewe nawe, kubera kukubura igihe kinini nakomeje kuba njyenyine maze bigeraho birananira rwose. Ariko nanone uyu mukobwa yari ari kwibaza ati burya bwose uriya mukobwa yanaciye inyuma umugabo we, mbese yumvaga ari kwishyira mu bibazo atazi kandi adafitiye n'ibisubizo. Kano kanya rero Luka yahise amubwira ati noneho ubwo twese turi hano, reka noneho twicara ahantu maze tuganire ku byerekeranye n'itandukana ryacu. Uyu mukobwa ati kandi se noneho no gutandukana nabyo birimo? Gusa uyu mukobwa yatekerezaga vuba cyane. Kano kanya yahise atangira gutekereza ati ariko ibi nabyo nabibyaza umusaruro, hari icyo se nkomeje nkiyita umugore we ko dutandukanye nabona amafaranga menshi kubera ukuntu uyu musore ari umukire. Yahise rwose afata iya mbere maze bagenda nyine berekeza muri resto bagombaga kwicaramo kugira ngo baganire. Nyamara icyo batari bazi, Michel nawe yari ari kubitegereza, dore ko yari ari kuvugana n'umwavoka we wari uri kumubwira yuko amasaha yo guhura n'uwo bagomba gutandukana ageze kugira ngo babiganireho. Ahangaha rero Michel yabonye wa musekreteri ari kumwe na Rika ndetse bari kuganira bari kwinjirana. Ahangaha muri iyi resto yatangiye gutekereza ati none se uriya yaba ari we mugore we? None se kuko ntamufata ku kazi byaba bitangaje. Gusa nta gisubizo namba yari afite. Yahagiye rero nawe yicara muri ya resto ategereje nyine uwo bari buze kuganira. Icyo atarazi ni uko ibintu byari byarangije guhindura isura, kuko nyine uwari kuza kumusanga hano ahubwo yari yicaranye n'undi yibeshyeho kandi rwose wamaze kumwemeza ko atigeze yibeshya. Aha rero Rika yari yicaye yicarana na wa mukobwa maze nyine batangira kuganira ndetse bari kuvugana ku byerekeranye n'itandukana ryabo. Uyu mukobwa yamubwiye yuko bitagoye cyane rwose ko ashobora kumuha $50,000,000 z'amadolari maze ubundi akamwihorera bagatandukana neza. Aha rero Rika akimara kubyumva yumvise bidasa rwose nk'iby'uwo bajya bavugana kuri telefone, kuko bavuganaga kuri telefone yakundaga kumubwira yuko adashaka n'ikintu na kimwe cye, ko icyo ashaka nyine ari uko batandukana, kuko nyine uwo bavuganaga kuri telefone yari Michel, niwe bandikiranaga, yari we wa nyawe. Naho uyu nguyu we yaraje n'ubundi kwishakira amafaranga nta kindi. Rika rero mu mutima yahise atangira kwibwira ati uyu nguyu kubera ko yumvise ko tugiye gutandukana ari kwerekana amabara ye ya nyayo. Gusa nanone ntabwo nifuza ko hari ikintu na kimwe ashobora kuzankuraho uko byagenda kose. Nyamara uko abangaba bari bari kuganira niko Michel we yari agikebaguzwa areba yuko uwo baza kuvugana yaba ari kuza, dore ko yari ataramenya isura ye kugeza n'uyu munsi. Hanyuma rero ku rundi ruhande Rika ndetse na wa mukobwa bamaze kuvugana maze nyine bahita bahaguruka barasohoka. Ahangaha ariko Michel yari yumiwe ati ukuntu yamwirukanye ku kazi se buriya ni kuvuga yuko yashakaga gutandukanya ubuzima bwite n'ubuzima bw'akazi.
yamwirukanye nabi rwose ku buryo utamenya ko basanzwe banaziranye. Gusa yabe nawe nibura aba yanaje akamwitaba no mu nama yabo ya divorce, nibura baba bari kumwe. Ariko tekereza noneho uko njyewe uyu mugabo adashobora no kuza ngo duhure tunaganire ku bya divorce. Aha rero yabonye arambiwe maze ahamagara wa mwavoka ati ariko se uwagombaga kuza ari hehe? Naho wa mwavoka ati yari yaje rwose, ahubwo se nibaza ukuntu mutigeze muvugana. Uyu mwavoka yahise amubwira ati none se wamuhamagaye kuri telefone? Naho rero uyu mukobwa nyine yaramuhamagaye maze yumva telefone ye ntabwo iri gucamo. Aha yahise amubwira tubanza yaranamburutse, aha rubanza adashaka ko tuzongera kuvugana ukundi. Uyu mwavoka rero yahise abona nyine rikamuhamagaye maze ahita amubwira ati ndashaka yuko uriya mukobwa tuzatandukana, nta kintu na kimwe agomba kuzankuraho kubera ko n'ubundi ni umukunzi w'amafaranga gusa nta kindi. Umwavoka rero nanone yahise ahamagara Michelle maze ahita amubaza ati byagenze bite ko numva nyine Rika yarakaye ari kumbwira ko nta kintu na kimwe ashaka yuko uzamukuraho kuzagenda n'amaboko masa. Aha Michelle yahise amubwira ati nta kibazo na kimwe mfite, njyewe icyampa nkabona dutandukanye gusa kuko rwose sinifuza kuguma ndimariye nawe. Ku rundi ruhande rero wa musekreteri we yari ari mu byishimo ati ninde muntu wari kubasha gutekereza ko gutoragura aka gashende gusa byari kumpa ibyishimo bingana gutya n'amahirwe angana gutya, nkabasha gutsindira amafaranga angana gutya, ngiye guhitamo umukire mu gihe gitoya. Ku rundi ruhande ariko Rika we yatangiye kujya atekereza cyane kuri Michelle maze atangira kumva rwose yaranatangiye kumukunda. Aha rero Rika yaribwiraga ati yabaye gutandukana n'uriya mugore wampemukiye byabaga vuba cyane kuko rwose nshobora kuba ntangiye gukunda undi muntu, kandi nanone nkurikije uko nsanzwe meze ntabwo nakunda undi muntu nkirimariye n'uyu mugore. Aha rero icyo atarazi nuko no ku rundi ruhande Michelle nawe byari uko yari yaratangiye kwiyumvamo Rika mu buryo bugaragara, ku buryo yaryamaga akabura ibitotsi ari kumutekereza, ariko nanone akibuka ko afite umugore kandi akibuka ko nawe afite umugabo. Aha rero yageragezaga kubyikuramo ariko ntabwo byashobokaga. Umunsi umwe rero Michelle na Rika bari bagiye ahantu bari bagiye gusura inyubako bashakaga kugura. Aha rero hari umukobwa wari uri kuyigurisha. Uyu mukobwa yari yiteye imibavu ihumura cyane ya yindi pika, nyamara Rika we rwose yagiraga allergie ku bintu byerekeranye n'imibavu. Aha yasuhuje uyu mukobwa maze ahita atangira kwitsamura. Imibavu rero yamubanye myinshi maze ahita amera nk'umuntu waruguye igihumure. Aha ngaha Michelle yahise amufata maze asaba nyine undi musore bagendanaga na Rika ko yamumufasha maze bakamutahana bakamugeza kuri hoteli aho yararaga. Baramufashe rero baramujyana, ariko wabonaga Rika ameze nk'umuntu watakaje ubwenge. Bamugejejeyo maze nyine uyu mukobwa yahise ahamagara umuganga wa Rika kuko yari amuzi. Uyu muganga we yahise amubwira atumva afite umuti, amubwira izina ryawo kuko rwose wari uri hano nyine muri iyi hoteli aho yararaga, ati bushake uwumuhe, niwo wonyine uri butume ibyo byari bimubayeho bikira. Yarawushatse rero umutima amaze kuwubona yagiye kuwumuha, asanga uyu muhungu ameze nk'umuntu wagagaye, amenyo yari afatanye atari kubasha gufungura umunwa kugira ngo nyine uyu muti awunywe. Yawumusukagaho maze ugatemba. Yahamagaye muganga ati ntabwo ari kubasha kunywa umuti. Muganga ati kora ibishoboka byose kubera ko agomba kuwunywa, namara kuwunywa nibwo bwonyine ari bwongere kumera neza. Rika rero yigiriye inama. Michelle rero yigiriye inama y'ukuntu yawumuha mu buryo bwiza. Michelle yarawufashe maze awushyira mu kanwa ke, ubundi nyine afata Rika amera nk'umuntu uri kuwumusuka mu kanwa akoresheje umunwa we. Ahaho rwose ntabwo abashaga kumeneka. Yese avuga ati umbabarire ku bibaye, nta yandi mahitamo nari mfite. Ahangaha rero Rika yahise atangira kumera nk'uzanzamutse. Akimara kubona rero ko azanzamutse, Michelle yahise amubwira ati umbabarire ku bibaye. Naho Rika rero ati oya, nta mpamvu zo kukubabarira, ahubwo yahise amukurura maze atangira kumusoma bya nyabyo. Aha yahise amubwira ati none se Michelle, uri umugore wanjye ko numva natangiye kugukunda. Naho Michelle ati ibyo uri kumbwira
uri kurota rwose, birashoboka yuko ahubwo uno muti nawo ushobora kuba umeze nk'ikinya none kikaba kitaragushiramo. Aha ngaha Rick yakomeje kumubwira ibi ngibi nyine by'uko amukunda ndetse ko rwose aba atekereza ko yaba ari nk'umugore we, ariko kubera ukuntu wagira ngo ntabwo bya bintu byari byamushiramo, yahise yongera aragwa maze agwa ku buriri nyine amera nk'umuntu usinziriye, gusa yari yamaze kumera neza kubera ko yari yanyweye umuti. Aha rero Michelle yasigaye ari gutekereza ati uyu muti se utuma umuntu avugishwa? Urumva ukuntu yari atangiye kuvugishwa ari kunyitiranya kandi umugore wamuzi neza. Nyamara aha ngaha ntabwo yashatse kubifata nk'aho ari ibintu bya nyabyo, kubera ko nyine yabonaga ko Rick atameze neza, ariko nyamara byari ibya nyabyo kuko ibi Rick yavugaga ni nabyo yari amaze igihe kinini cyane atekereza. Ku rundi ruhande ariko Michelle we yakundaga guhamagara wa mukecuru nyirakuru wa Rick maze akamubwira ko rwose ibintu byabo biri kugenda bigera ku musozo, ko bari hafi gutandukana. Naho rero uyu mukecuru yakundaga kumubwira ko atifuza ko batandukana kubera yuko abizi neza ko ari umukobwa mwiza ndetse ko rwose yaba ari umukazana ubabereye. Aha ariko ntabwo Michelle yari azi ikintu gituma Rick ashaka ko batandukana, nyamara umukecuru ntabwo yari kubimubwira, nawe yaricecekeraga. Umunsi umwe rero Rick yahamagaye wa mwavoka ati ariko ibi bintu kutabyihutisha, ko nifuza gutandukana n'uyu mugore, kubera iki utari kubyihutisha? Aba bombi rero bo barahuye kugira ngo nyine babashe kubiganiraho. Rick rero yaramubwiye ati uriya mugore akunda amafaranga kurusha ibintu byose. Naho uyu mwavoka ati ariko se ngiye ko yambwiye ko nta kibazo adakeneye kukugora, muzatandukana nta kintu kimwe agusabye, kubera iki wowe umbwira ko ashaka amafaranga? Naho rero Rick ati wagira ngo uwo tuba turi kumwe ntabwo ari wowe muba muri kumwe, gusa ibyo byose ni imitwe aba ari kutubeshya, arashaka amafaranga kubera ko ngewe yaranabinyibwiriye ndetse rwose ambwira n'igiciro cy'amafaranga ashaka. Aha ngaha rero uyu mwavoka yarumiwe kubera ko we wari uzi Michelle yari azi ko rwose ari umukobwa udakeneye amafaranga habe na gatoya, gusa nawe bari batarahura amaso ku maso, bavuganaga kuri telefone gusa. Aha rero kandi Rick yabwiye umwavoka ati impamvu nifuza ko bino bintu byakwihuta, impamvu nifuza ko twabigira vuba, nuko mfite undi mukobwa nkunda kandi ndifuza ko ibi biva mu nzira, maze nkamubwira ko mukunda, ndifuza ko njye nawe tujya mu rukundo ndetse rwose tukisanga nta kintu na kimwe turi gutinya. Naho ubu ngubu ni ukwihishahisha kubera ko mu mategeko nkirimariye, ubwo rero urumva ko ufite impamvu yo kubigira vuba. Uyu mwavoka yahise amubwira ati felicitasiyo, noneho numvise impamvu uri kubyihutisha cyane, gusa nanjye ndakwifuriza ko birangira ubundi nyine ukigumanira n'uwo ukunda bya nyabyo. Naho rero Rick yahise amwenyura ati wabimenye rwose, kandi aho ngaho uvuze neza, ngaho rero ukora ibishoboka byose, sinzi uburyo uzabinyuzamo, ariko ndifuza ko iminsi 2 itazashira ntaramara gutandukana n'uriya mukobwa. Uyu munsi ku mugoroba rero ubwo nyine Rick yari ari kumwe na Michelle, yari ari kumureba ntamukureho amaso, maze Michelle ahita amubaza ati kuri kundeba cyane. Naho rero Rick yahise amubaza ati none se umbona nk'umukoresha mwiza? Aha ngaha Michelle yahise amubwira ati yego umukoresha mwiza ahubwo uhagarariye abandi bose, kuko ni ukuri nishimira kuba nkoreshwa nawe. Aha Rick yahise yibwira mu mutima ati mu minsi mike ntabwo ari ibyo ngibyo nshaka ko uzaba uvuga, ndashaka ko ahubwo nzaba ndenze kuba umukoresha wawe, mfite ubundi busobanuro mu buzima bwawe. Ku rundi ruhande rero uyu mwavoka yakomeje guhamagara Michelle, maze amwitabye yahise amubwira ati nari nzi ko ngewe telefone yawe bayikwibye cyangwa wayitaye ahantu kure, ati gusa Imana ishimwe kunyitabye. Hanyuma rero ni ukuri turi gukererwa, ndumva nifuza kukoherereza impapuro za divorce maze ukazisinya ukongera kandi ukazinyoherereza. Aha ngaha rero Michelle yahise amubwira ati nta kibazo rwose ndabikora, ahubwo nyine reka nkubwire aho ndi maze uzohereze, ndahita nzisinyaho nzikoherereze.
uyu mwavoka yaramubwiye ati urakoze cyane kandi nakunze ukuntu utajya nyine untenguha, utajya rwose umvunisha buri gihe cyose, iyo ngukeneye umfasha kugira ngo tworoshye ibintu. Naho rero uyu mukobwa ati cyane rwose nanjye ndifuza gutandukana n'uwo mugabo w'imburamumaro kuko n'ubundi nta na rimwe yigeze haba ku bwanjye, ubwo rero sinumva impamvu dukwiriye gukomeza turi mariye kuko ntacyo bimaze. Ku rundi ruhande rero Luka yabajije Michelle ati none se wambwiye yuko nawe uri gutandukana n'umugabo wawe, nanjye nuko ndi gutandukana n'umugore wanjye, hari inama se waba unkeneyeho cyangwa umwavoka kugira ngo mbe nagufasha? Naho Michelle ati urebye nta nama nyinshi nkeneye kuko n'ubundi nta kintu ngomba kuzamukuraho, nzagenda gutyo gusa. Luka yahise amubaza ati hanyuma se ibyo ngibyo n'umugabo wawe bifasheho umwanzuro? Michelle ati nanjye niko mbishaka, nta kintu cye na kimwe nshaka rwose, icyo nshaka nuko dutandukana. Aha rero Luka yahise atangira gutekereza ati urandebera ukuntu umugore mwiza ufite umutima mwiza aba yarahuye n'ibi bibazo, ati gusa uyu mugabo ni injiji utarabonye ko uyu mugore we ari umugore adakwiriye gutakaza, umugore udakunda amafaranga nk'uriya wanjye uri kunyaka amafaranga y'umurengera. Uyu mugore rwose ntabwo yakabaye ari muri ibi bibazo. Aha rero yahise atangira gutekereza ati gusa nkimara gutandukana n'uriya mugore ndabizi neza ko nzahita mbwira Michelle ko mukunda ndetse ngatangira kumuhoza amarira, nzahaba kubw'uwo nguwo wabaye ikigwari kandi njyewe sinzigera ntumarira, sinzigera mubabaza, nzahahora ibihe byose. Icyo atarazi nuko n'ubundi ari utarigeze ahaba n'umunsi n'umwe. Michelle rero yamaze gusinya za mpapuro za divorce maze arongera azohereza wa mwavoka. Uyu mwavoka yahise azishyira Luka muri biro. Aha rero yaramubwiye ati umugore wawe yamaze gusinya ko mwatandukana, ubu rwose noneho uri free, ushobora guhita utangira kwibwirira wa mukunzi wawe mushyashya ko umukunda. Ikindi kintu gitangaje ni kimwe, ni uko umukunzi wawe n'ubundi mukorera ahantu hamwe. Ubundi se kubera iki utamubwiye nyine impapuro yamara kuzisinya akaziguha nawe ukazisinya? Ntabwo ngiye nari nzi ko rwose muba n'ahantu hamwe, ntabwo byari kwirwa bingora. Aha rero Luka yahise amubwira ati hoya hari kera ariko ubu ngubu ntabwo agikorera hano, twaramwirukanye ntabwo akiri aha. Aha rero Luka yakoze mu ntoki uyu mwavoka ati wakoze akazi k'indashyikirwa rwose, nzakugurira akantu, uri umuntu w'umugabo. Aha bombi bari bishimye. Hanyuma rero uyu mwavoka ari gusohoka muri iyi biro, ageze muri koridoro yatangiye guhamagara Michelle kugira ngo amubwire ko ibintu byose byarangiye. Akimuhamagara kuri telefone yabonye umukobwa uri kwitaba telefone yicaye ku ntebe yari iri imbere ye rwose. Bombi bararebanye maze babona neza yuko aribo bari kuvugana. Ahangaha Michelle yahise amubaza ati ni wowe mwavoka wanjye rero wakoraga ku rubanza rwacu rwa divorce? Naho rero uyu mwavoka ati cyane, ati ni wowe Michelle? Naho uyu mukobwa ati cyane rwose ni njye Michelle. Uyu mwavoka yahise yicara imbere ye maze ahita amubaza ati mbabarira umbwize ukuri, ni gute wowe n'umugabo wawe mumaze imyaka 4 yose n'amezi arenga muri mariye ukaba utazi n'ukuntu asa, ukaba utazi isura ye? Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati impamvu ntigeze menya isura ye nuko umunsi wa mbere twiyemeza nyine gukora ubukwe rinete zanjye zari zamenetse, ntabwo nabashaga kureba, sinigeze rero menya rwose uko asa. Uyu mwavoka yahise amubwira ati okay, ati noneho burindire gatoya hari akantu nshaka kukwereka. Ahangaha uyu mwavoka yasubiye muri biro ya Luka maze ahita amubwira ati hari ikintu nshaka kukwereka, ngwino noneho nkwereke umugore wawe, dore n'ubundi mwamaze gutandukana ariko nibura unamenye isura ye umenye uko asa. Aha rero Luka yahise amubwira ati nyamara uri kwibeshya, none se umugore wanjye urumva koko ntasanzwe muzi? Nsanzwe muzi cyane. Naho rero uyu mwavoka ati waribeshye cyane kuko umugore wawe akora hano muri iyi kampani yawe, n'ubu ngubu tuvugana arahari. Luka ati ibintu uri kuvuga rwose iyo ni imikino. Uyu mwavoka aramubwira ati ngwino nkwereke nyine wirebere n'amaso yawe. Luka rero yarahagurutse maze aza yinjira nyine aha hantu Michelle yari ari. Aba bombi bakubitanye amaso maze uyu mwavoka ahita amubwira ati uyu nguyu niwe Michelle umugore wawe.
Rika ati hoya wibeshye, uyu nguyu ni asistante wanjye, ntabwo rwose ari umugore wanjye. Naho rero Michelle ati nyamara uwo ni bosi wanjye, ibyo uri kuvuga ntabyo uzi. Uyu mwavoka yahise amubwira ati ariko mwebwe mwabiverifiya mukareba ko ibyo ndi kuvuga ari byo. Rika yahise amubwira ati ngiye kuhamagara maze ndebe ko telefone yari yisona. Rika yafashe telefone arahamagara, agiye kubonabona hasonnye telefone ya Michelle kandi nyamara ari guhamagara umugore we. Ahangaha yarumiwe maze yibaza ukuntu amaze y'imyaka yose atazi yuko yari umugore we kandi rwose bahorana. Yahise abwira rero uyu mwavoka ati noneho uzi ikintu gitangaje se, uyu nguyu ureba ni nawe mukobwa nakubwiraga nakunze n'umutima wanjye wose, nifuza kuzabibwira nimara kudivorusa. Ahangaha rero nanone Michelle nawe yahise amubwira ati noneho igitangaje ni uko nanjye nari naragukunze ariko nkumva nzabikubwira nimara gutandukana n'umugabo wanjye w'ikigwari. Aba bombi bararebanye maze baraseka. Ndaho rero Rika yahise amubwira ati umva, sinzi ukuntu nagusaba imbabazi mu buzima bwanjye, sindapfukamira umuntu umusaba imbabazi, ariko kuri iyi nshuro ndakwinginze umbabarire nubwo twamaze gutandukana, ariko nibura unyemerere urukundo rushya maze dutangirire kuri zeru, ubundi nyine twiryohere mu rukundo. Gusa ikintu gitangaje wari uwanjye koko nta gushidikanya, kubera ko n'ubundi natangiye kugukunda kuva umunsi wa mbere nkubona uza muri kampani yanjye, kandi nta rindi nabizi ko uri umugore wanjye. Umbabarire ku bwa buri kimwe cyose cyabaye, gusa wumve ko noneho ngukunda n'umutima wanjye wose. Byose byatewe no gufuha kubera umugabo nakundaga kubabonana. Ahangaha rero uyu mukobwa Michelle yahise amubwira ati cyakubwira ko ubwo uwo mugabo wahoraga utubonana ari mubyara wanjye. Aha noneho uyu musore Rika yumvise yigaye ati umbabarire kuba narahubutse, umbabarire kuba ntarakwegereye ngo maze rwose tunabivugane. Noneho utekereze ko ntigeze na rimwe mbona n'isura yawe unyegereye, naguherukaga kera cyagiye mu cyaro ukiri agakobwa k'agaturage. Ubwo nongeye kukubona ntabwo nari gutekereza ko rwose ari wowe habe na gatoya. Noneho inshuro zose nakubonaga ndi kure, ntabwo nigeze na rimwe nkubona nkwegereye ngo nibura amenye ko ari wowe Michelle. None se kubera iki rya zina rya famiye utari ukiryitwa? Naho Michelle ati nararihinduye kuko narikuyemo nyine, ubundi nshyiramo irindi zina rya nyogokuru wanjye. Aba bombi kwihangana byaranze maze barahoberana batangira gusomana. Nyamara ikintu gitangaje ni uko wa mukecuru nawe yari ari mu nzira ari kuza hano aje kureba uyu muhungu we kugira ngo amubwire ko rwose atifuza ko atandukana n'uriya mukobwa kuko ibyo amubonaho we atari byo abona. Ariko umukecuru yarahageze maze asanga ibintu byakomeye. Aba bombi barahoberanye bari gusomana ibintu byakaze. Akibakubita amaso rero yahise atangira guha Imana icyubahiro ati nukuri Mana urakoze, icyari kinzanye wamaze kugikora kare, ikibazo nari mfite wagikemuye, ndishimye ntabwo ushobora kubyumva. Abangaba barahindukiye maze baramureba. Yahise abwira rero nyirakuru rero wa Rick yahise amubwira ati ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, nari nje kukubwira ko rwose wibeshye ku mugore wawe. Rick ati umbabarire naribeshye cyane rwose kubera ko ibyo nabonaga ntabwo byari byo. Nyirakuru ati nanjye ubu ngubu nari naje noneho nzanye gihamya kuko mubyara we wahoraga wibeshyaho nawe nari namuzanye. Rick ati byose nabimenye, gusa rwose ndigaye ku byabaye byose, ariko nanone musabye imbabazi mfukamye, ndifuza ko rwose yanyemerera noneho akambera umugore ku mugaragaro. Aha rero kubera ukuntu Michelle yari yishimye cyane, yarongera amuhobera maze aramubwira ati noneho nemeye kukubera umugore ku yindi nshuro. Uyu munsi noneho twese tubyemeranyijwe kubera urukundo, twese turakundana kandi noneho nta kintu na kimwe kizigera kidutandukanya. Rick ati ndifuza yuko ari wowe uzaba mama w'abana banjye, ndifuza kandi ko uzaba byose byanjye, ari nawe uzabasha kujera imitungo ya kampani yanjye yose, kubera ko natangazwaga n'ukuntu uri umukobwa udakunda ibintu. Nyamara kubera ukuntu nari naribeshye ntabwo namenyaga ko ari wowe wari uwanjye, nari naratomboye ariko simbimenye. Gusa kuri iyi nshuro kubera ko n'ubundi wari uwanjye nta hantu wagombaga kujya, urongeye urangarukiye. Aba bombi barongeye barahoberana.
kurekurana biranga, maze wa mukecuru nawe yahise aza arabegera maze arabahobera, yarababwiye ati mbahaye umugisha mwese bana banjye, ikindi kandi mugire vuba mumpe abuzukuru kuko sinshaka kuzapfa ntababonye. Barasetse maze bamubwira ko rwose bakimukeneye kandi bamukunda. Aha rero kandi babwiye uyu mwavoka wabo ko yakoze kubera ko ari we ubahuje uyu munsi. Rika kandi yahise afata akaboko uyu mukobwa maze amutembereza muri biro zose agenda ababwira ati dore umukobwa nakunze n'umutima wanjye wose, ndashaka kubabwira ko kandi uyu ari nawe wari umugore wanjye wa kera. Ikigaragara cyo ni uko urukundo rwacu ntaho rwagiye guhera ku munsi wa mbere mubona maze nkemera ko yambera umugore. Burya nyine ni uko yari impano y'Imana yari inyihereye. Aha yari ari gukomeza agenda yereka abantu bose ati uyu nguyu guhera uyu munsi mujye mumufata nk'umugore wanjye kandi mujye mumwubaha kubera ko n'uwo kubahwa. Sinshaka kuzabona na rimwe umuntu uzigera amutsitaraho. Abakozi bose rero bari bumiwe, bari kwibaza ukuntu uyu yaba ari umugore we wari umaze igihe hano, ariko nyamara boss akaba atabizi. Ariko nanone abandi bagatangira gutekereza ukuntu boss yakundaga kumurwanaho, kumwitaho buri gihe cyose akajya ku ruhande rwe, bakagira ngo ahari yarasanzwe abizi. Gusa ntabyo yari azi rwose habe na gatoya. Ariko nanone bose abakobwa ba hano bose bari kuvuga bati uriya mukobwa ni umunyamahirwe cyane kuba abashije kwegukana boss. Ubu utarigeze akunda umukobwa n'umwe, none reba ukuntu amwishimiye n'ukuntu ari kumwerekana. Byari ibintu rero biryoshye ndetse rwose byari ibyishimo ku muryango wose, haba kuri nyirakuru wa Rika, haba kuri mubyara wa Michelle. Noneho Michelle na Rika bo byari akarusho kubera ko bari bari kugenda bafatanye ku gatoki batari kurekurana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.